Amakuru y'incamugongo akomeje kuvugwa mu Rwanda ni na koko umusirikare Sajenti Minani yaje kuba arasa abaturage bagera kuri batanu bose, aho uyu musirikare Sajenti yaje kuba anywera muri aka kabari nk'uko byari bisanzwe anywera muri aka kabari, ngo niko yaje yaka inzoga itatu z'ibyuma bavuga, nyuma yo kuzaka aza kubura amafaranga yo kwishyura. Nyuma yo kubura amafaranga yo kwishyura bivugwa ko uno mugabo Sajenti yaje kuba avuga ko yagakwiye kuba bishyuye bakoresheje telefone, none ikibazo cyaje kuhaba ni uko ngo uwo yarasanzwe agurira yatanze. Ibyo kuvuga ko nuko akimara kwanga amafaranga yari agiye kumwishyurira kuri telefone, buno buryo bakoresha bwa mo kashi benshi cyane murabizi, niko no nyirakabari yahise ngo asubiza uno musirikare aramubwira ati genda umbeze ngo n'ubundi ngo uzapfa uri kuzerera, ngo uzapfire ngo uri kuzerera mu ishyamba, ariko ngo uzapfire mu mashyamba. Iri jambo ryaje kuba ryababaza uno musirikare cyane ko yari yanagasomyeho, biramubabaza cyane, atekereje ikosi yakoze n'ibitendo yakoze yumva bimuriye ahantu, ni koko kwikoza aho bari basanzwe operatini yabo ibiri ku kigo cyabo, yikozayo agaruka yambaye teni, amaze kugaruka yambaye teni araza, akimara kuza ahageze arasanga abari bahari, abaturage bari bahari bari kunywera muri ako kabari nk'ibisanzwe, maze ararasa. Nyirakabari akimara kubibona ko yaje yarakaye no kurasa abantu, we yahise aturitse idirishya anyuramo ariruka. Ni koko biri kuvuga ko Burigadiye General Ronald Rwivanga, uyu akaba ari umuvugizi w'igisirikare cya leta y'u Rwanda, akaba yagize bimwe atangaza kuri ibibazo byagiye biba kuri uno musirikare. Burigadiye General Ronald Rwivanga we iratangaje ikinyamakuru ko uno mugabo akimara kuba yakora ano mahano yahise ko afatwa. Bavuze ko akimara gufatwa yafashwe ashaka gutura, ariko ubu ngubu yashyikirijwe ubutabera kandi ko azahanwa bikurikije amategeko. Abaturage benshi bagiye basobanura ko uno musirikare ngo atari ubwa mbere yaje kunywera aha hantu akaba yabaheza, dore ko ubundi yarasanzwe hanywera, ngo si nawe we gusa, hari n'abandi bazaga aho ngaho ngo bakambura bitwaje ko ari abasirikare. Iki nacyo Burigadiye General Ronald Rwivanga kigarutseho, avuga ko umuntu wese ugerageza kwambura abaturage cyangwa se guhubanganya umutekano w'abaturage yitwaje icyo ari cyo, ko agomba kuba yabihanirwa nta kabuza. Tugikomeza, imirambo y'aba bantu uko ari batanu baje kuba barasirwa bakabura ubuzima bitunguranye, ni nako ko yagiye kuba ishyingurwa, ni nako n'ababo bagiye bari kubarira cyane. Ikibazo kiri gukomeza kuvugwa ko uno musirikare aba bantu yarashe byasaga ngaho bamwe abahohoteye, ni nayo mpamvu biri kuvuga ko agifatwa ashobora guhanwa, nk'uko byari byigeze no kuba nanone mu mwaka w'2014, aho umusirikare nawe yaje kuba yarasa abaturage, ariko nawe aza kuba yahanwa, icyaha kimufashe cyo kuba yarakoze ubwicanyi butari bukwiriye, aza kuba yakatirwa igihano cyo
cya burundu cyo kuba muri gereza cya burundu. Tugikomeje rero nyaboneka, inama zagiye zitangwa na General Ronald Rwivanga, yagiye avuga ko abasirikare bagomba kwitwararika bakihesha agaciro ndetse bagakurikiza indangagaciro za kinyarwanda, kandi bavuze ko RDF igisirikare cy'u inshingano zacyo ari ugucunga umutekano w'abaturage, apana kuwangiza, ko uzagerageza kuba yabasha kuba yakwangiza umutekano w'abaturage bitazamworohera habe na gato, ko nawe azakurikiranwa nguko bigomba kugendana n'amategeko. Imiryango ya bano babuze ababo bo bari gusaba ubutabera cyane, bavuga ko bagomba gushaka ubutabera busesuye kandi buhagije, ko bamwe mu baburiye ubuzima aho ngaho bagiye barenganywa. Nyamara biravugwa ko aba baturage bari kunywera muri aka kabari, ngo hari harimo n'abari binjiye muri ako kanya bahise bahaburirwa ubuzima. Nyirakabari we ibyireguro byabuze, kuko we akimara kubona amasasu ari gucicingana, uzi ko utamenyereye isasu rirakubita ugahita uhahamuka, we ibisobanuro na n'ubu ntacyo aratangariza itangazamakuru. Bibuze kugenda bivugwa byose turaza kugenda tubibabwira gake gake. Ni nako ko abaturage bakomeje kuba basaba ubutabera buhagije kandi busesuye, yuko bagomba kuba bacungirwa umutekano aho kugira ngo bawangirize. Uyu musirikare wari sajenti ni agahinda gakomeye kuba yego yari atutswe, birumvikana ko nabo batamwitwayeho neza kuri ubu buryo bwe yarakoresheje bwo kwishyura amafaranga bakoresheje momo peyi, bitabashije kuba byakunda, ariko bigatuma afata umwanzuro wo kujya gufata Kabucura. Akimara kugafata ngo yaje yambaye impuzangano iniforume y'u Rwanda, imyenda ya RDF mwese murayizi, impuzangano ya gisirikare, maze aza ahita arasa. Abaturage benshi bakimara kumva amasasu bakwiye imishwaro, bamwe bariruka abandi barahamuka, abandi bumva bimeze nk'amateka kumva amasasu ari kuraswa muri ubwo buryo. Ngo akimara kurasa uno musirikare yahise yirukanga aragenda agiye guhunga. Brigadier General Ronald Rwivanga we yatangarije itangazamakuru ko yahise afatwa akimara kugerageza gushaka guhunga. Ubu ngubu akaba ari mu maboko ya RDF y'igisirikare cy'u Rwanda. Bivuga ko naza kuba yahamwa n'icyaha cyo kuba yakoze ibi bitaha byo kwica abantu bagera muri 5 bose, ko agomba kubiryozwa ndetse agahanwa hakurikije amategeko. Ikintu Brigadier General Ronald Rwivanga yakomeje atanga itangazamakuru ni koko umuntu wese ukomeje kugenda yitwara nabi mu ngabo z'u Rwanda, ko ashobora kuba yahabwa ibihano bitandukanye. Atangariza ko nanone abantu bagenda bacuruza bagomba kujya bitwararika ku bantu, kuri buri umwe wese ubaganye, kuko baba batazi uwo ari we. Koko batangaza ko bagomba kujya bubaha buri umwe wese babonye, ndetse uburyo bwose agiye gukoresha bishyura akabwakira. Ndamananiza agenda akomeza kugorana hagati y'umukiriya ndetse n'ucuruza.
nyabuneka mwirinde ku bacuruzi ndetse no ku bantu bose bagiye bakora imirimo igiye itandukanye ihuriweho n'abantu benshi bagiye bagenda babagana. Mbibutsa kuba uzatangariza n'izindi nkuru zagiye zivugwa kuri aba baturage, nyabuneka mwitwararike cyane, ni na koko Imana ikomeza kubahereza umugisha. Mukande subscribe, nyabuneka izindi nkuru ntizigende zibacika, dore ko turi buze gutangaza nk'amagambo yagiye avugirwa ku gushyingurwa kw'aba bantu uko ari 5, twumva n'icyo imiryango yabo yagiye ibivugaho. Ciao ciao, Imana ibahe umugisha kandi ikomeze kubarebera icyoroshye. Murakoze.